yibera mu mahanga neza cyangwa aragaruka vuba. Ndani uno wahora n'iki urabona amafaranga yawe niko kwica aba niho ngombwa abantu biyo. Hari ikibazo mfite we ntabwo uri kucyumva. Mary we sinzi nubwo uri kubisobanukirwa neza. Mary we ari kumva ubukwe bwabaye, ari kumva mu mutima wanjye nyine azi ko nabyemeye, kandi njyewe urabizi ko ntabihari. Ndabikangura ndabirangiza koko. Oui, mama Trishi. Alice wacu akomeje guhura n'ingorane, ariko ku bw'amahirwe ndetse no kubwo icyubahiro cy'Imana uyu Alice azabasha kuba yakwigobotora amaboko y'abanzi. Urabizi rero nyina wa Lewis yaba yacitse intege, ntiyakomeza kumushakisha ngo amubwire ko agomba kumwica, birangira abo yatumye bamubuze. Ariko uyu munsi ubonye ko Alice agihagaze ndetse anagikomeye. Ni ibintu rero abenshi batanatekerezaga, benshi bumvaga ko Alice yakabaye yarishwe, nyine bari baramwishe, ariko uyu munsi twongeye kumubona ameze neza. Umugambi wa Lewis warapfuye. Buriya rero nujya upanga ikibi, jya umenya yuko hari n'Imana yo kukirwanya mu ijuru kandi utarusha ubushobozi. Rero mama Lewis yakomeje guhatiriza Alice kuba yava kwa Lewis, ndetse no kubwira Alice ati ntugakundane n'umuhungu wanjye, ndashaka ko akundana n'umukobwa wa nyawe. Uyu munsi rero ubonye ko uwitwa Lewis nawe yakomeje kwitwara nkaho nyine akiri wa wundi, ariko ubonye ko nyina yagomeje kumubwira ati Lewis iby'ubukwe bigeze hehe, ngo ndashaka ko mutegura umunsi umeze neza w'ubukwe, ndetse nkazaza mutubwira igihe ubukwe bwanyu buzabera. Iki rero ni imbogamizi kuri Lewis udashaka kuva mu rukundo we na Alice, ndetse udashaka no kuva mu rukundo ari kumwe n'uwo yafashije ndetse akanamukura mu buzima bubi bwari bugoranye bwo ku muhanda, akamushyira ahagaragara, ndetse n'uwo mukobwa akamukunda bikaza kuba mawi. Uyu munsi rero Alice akomeje guterwa igitutu, ndetse n'umukobwa yitwa Tricia, ari we wahoze ari umukunzi w'uyu muhungu Lewis. Tricia rero yakoranye ikiganiro n'uwo bita Alice, baganira ku bijyanye n'uburyo Alice yaje kuba yarageze kwa Lewis, akahamenya bakageraho bakundana na Lewis, ndetse na mama Lewis akabyivangamo ati byagenze gute. Alice rero ibintu yamuganirije, yamubwiye ati Jewe rwose nariraga ku muhanda, ndi umuntu wibera ku muhanda, aho bwije ari aho ndyama, nzagura na Lewis arambona, kuko yarambonye nuye ako karindazi hasi nyigafata, aranjyana angeza iwabo, ubundi atangira kunkunda. Uyu munsi rero niho ubona ibintu by'urwango hagati yanjye n'uriya muryango byavutse. Bivugwa ko rero Alice yabangamiye urukundo rwa Tricia ndetse na Lewis, bikaba ari byo bituma mama Lewis akomeza rero kuba yaguma kumushakisha. Ariko uyu munsi Alice yivuyemo, cyangwa se yavuze icyo atekereza, ndetse yanahawe umwanya wo kuvuga icyo atekereza kuri Tricia. Tricia rero yamajishije kuba yamubaza ibibazo byose, Alice amuhishura yuko Tricia nako ahimisha yuko mama Lewis ari we yahaye sheke y'amafaranga Alice kugira ngo abashe kuba yava mu rugo, ndetse aha amahoro urukundo rwa Alice rwa Lewis ndetse na Tricia. Uyu munsi rero Lewis nawe akomeje kuguma mu ihurizo, akomeje kwibaza niba kuko azagomeza gushyirwaho igitutu na nyina, agashaka umukobwa adakunda, agashaka umukobwa atishimiye ndetse atari n'inzozi ze, ariko bikaza gutuma Lewis
nawe akomeza kuvuga ati ese mbikore cyangwa simbikore, ngo meze ndwane cyangwa se mbyihorere. Gusa urabibona yuko agikunda Alice, nubwo ubona ko atari kubishyiramo imbaraga ngo abyiteho akomeze ashake Alice ndetse anamubaze icyamuteye impamvu. Rero uyu mukobwa wa Lewis ari gushinjwa na Alice amubwira yuko atigeze aho umwanya Alice ngo amubwire impamvu ya byose ashinjwa. Rero arimo aramushinja yuko amwima umwanya kuba yamubwira byose aregwa. Lewis rero nawe aba yumva yarahemukiwe Alice atari uwo kwizerwa, gusa ntago hajya abura agatima kiburira kamubwira yuko Alice ashobora kuba arengana nubwo Lewis atajya abishyira mu bikorwa ngo abyemere. Nana nawe rwose akomeje kugenda abwira nyina yuko ubukwe bugomba kuba hagati ya Lewis ndetse na Tricia, umukobwa wa kera wo kuva mu bwana bwabo bakundana, ndetse n'umukobwa iwabo bafite amafaranga. Kandi Nana akomeje kugenda acana umubano cyangwa se akundana n'uyu muhungu witwa Dani, aho usanga Dani nyine akigerageza kuba yakwisanga mu rukundo we na n'uyu mukobwa Nana, aho aba amubwira ati rwose Lewis ko mutajya muzana cyangwa se Lewis ko utajya uzana uriya mugenzi wawe Dani ngo tuganire. Ariko Dani nawe ubonye ko atangiye kugenda yisanga kwa Lewis hajya, buriya bizarangira nawe aguye mu mutego w'urukundo ari kumwe n'uyu Nana. Rero Dani nawe akomeje kugenda akora akazi bisanzwe muri kampani yabo, baracyatera imbere, baracyakora cyane, baracyakomeje kugenda bakora cyangwa se baracyakomeje kugenda batanga byose kugira ngo barebe ko uyu Alice yakomeza kubaho ndetse n'uyu Dani yakomeza kugira ubuzima bwiza. Ni nyuma y'uko rero Lucky ndetse na Alice bakomeje kubana neza, ariko Lucky rwose akomeje kugenda agaragaza urukundo afitiye Alice rwa kibyeyi, rwa kimuntu, ndetse agomeza no kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, kuko usanga Alice rwose nawe abayeho neza ndetse anahora ashimira uyu Lucky, amubwira yuko rwose yamufashije, ndetse anamubaza ati ese Honorine ujya umuvugisha. Rero nyuma y'uko Alice amaje gutunga telefone ndetse akanatunga smartphone ya nyayo, aho usanga arimo aragenda areba video zishimishije, areba comedy, ndetse anakomeza kureba amakuru atandukanye, ari nabwo agenda aganira n'umukobwa yari yaramurakariye akamubabaza cyane akamutoteza, ariko akaza kwihana. Nibyo bintu byanadushimishije muri iyi filimi cyane, aho Nana yemeye ndetse aho Ono yemeye kubabarira Alice nubwo yamubabariye, ariko nta n'ikintu Alice yari yaramukoreye, ariko amuhaye amahoro. Ubu ngubu Alice aramwemera ndetse aranamukunda cyane, ubu bari mu munyenga w'urukundo, aho usanga bose barimo baraganira neza bimeze wane. Filime rero The Homeless Girl nayo ikomeje kugenda iryoha, hagati aho ukomeje kugenda ureba yuko abakinnyi baho barimo baragenda bakina neza, ndetse na filime igenda igana ahantu ku musozo haryoshye, ndetse ukabona ko ari na filime igenda yandikwa neza, ifotorwa neza, ivugirwamo amajwi meza. Ubona ko ari filime nayo warebye ukavuga ati ngomba kuyigira iya mbere muri filime zose ngenda ndeba. Rero filime The Homeless Girl mwabonye ko irimo iragenda yamamaza filime bita Why Me, kuki nge. Iyo filime bagenda bayamamaza muri video isohotse. Rero ni video nkeya zigiye kuzajya zisohokamo akano kantu ko kwamamaza ka Why Me. Ubutaha muzajya muyibona noneho kwamamaza byagabanutse. Rero na Why Me ni filimi nziza my G, ntuze kugenda utanayirebye. Buriya Why Me ni filimi nziza, uyirebye kabisa wavuga ati ni wane. Ubona ko nayo igenda iryoha. Ni filime rero nyarwanda imaze kwigarurira umutima w'abantu batari bake, aho nayo iri kuza ku mwanya wa gatatu, nyuma y'uko ku mwanya wa mbere babwiye yuko hari filimi Inzira y'umusaraba, ku mwanya wa kabiri hakaza filimi The Homeless Girl, ariyo filimi ngo umukobwa utagira haba akunzwe n'umusore w'umukire, ndetse ikaba Why Me yo yigetiza ku mwanya wa gatatu. Nimba ushaka top 5 cyangwa se top 10 uza kugenda muri comment twandikira ati ese wazayidukoreye tukareba izo filime zikundwa. Rero mwabonye ko ino filime rero The Homeless Girl turiho ni filime rwose ikomeje kwigarurira imitima itari myinshi, aho twasanze mu munota umwe iba ifite abantu benshi bagera mu bantu bangana
n'abantu 527 bayireba mu munota umwe. Ibaze no kuba n'iminota 60 ubwo n'isaha urabasanga ari mu bihumbi 10, 12, 13 gutyo. Urumva ko rero ni filime murimo murakunda cyane munishimira. Nongeye kubabwira yuko rero muri ab'ingenzi cyane, gusa muri iyi minsi ntabwo nari ndi kubabona urukundo rwanyu mungaragariza ko muri gukanda like na subscribe. Ndi kubona murimo muragenda mubikora gake gake cyane rwose. Nimba utarakora subscribe yikande ndetse unakore like, no muri comment murimo muragenda mwandika nya sinzi impamvu, ndetse muze kutubwira n'icyahindutse kugira ngo nyine nimukande izo like na subscribe tuze kugikemura. Rero je nitwa Jugusine Rami, nimukagira ahandi mujye kuko iyi channel rwose yaje kugira ngo yunganire yitwa ira filimi The Homeless Guy, ndetse yaje no kugira ngo yunganire Press Vision Films ijye ibafasha kuba mwamenya amakuru atandukanye ndetse n'ubusesenguzi butandukanye kuri iyi channel. Wijya kure rero udakanze subscribe, turabura igihe gitonya ngo tube twatangira kuba twatangaza ko natwe twageze kure, ndetse twageze kuri bimwe twatangiye no YouTube channel dushaka, twahita tubashimira. Rero nimukomeze, nababwiye ko umuntu wese uzagaragaza ko agenda akora iby'ingenzi tuzamuripotinga muri filimi yitwa The Homeless Guy, akaba yabasha gukinamo ndetse akaba yanabasha kuba yajya ahabwa igihembo nk'umufana wa mbere cyangwa se nk'umufana w'ukwezi muri iyi filimi ya The Homeless Guy. Rero nimukabure ibyo bihembo, abana benshi batangiye kubikukana. Nicyo gihe rero ngo mutangire mukorera ibyo bifaranga, ndetse namwe mutangire muhembwe nk'uko n'amakipe nk'abaze amareyo cyangwa se amaki baba bagira abafana bahembwa. Ni gute rero filime itabibahemba? Rero hari na filime zigenda zishyura akantu, ndetse n'iyi The Homeless Guy nta kirajya kure, ntabwo byari bwajye kure ku buryo mwabibura. Rero mbabwiye yuko nimuza kujya muri comment nkanya muri benshi, apana kuba muri bake, cyangwa se nubona muri bake usharinge n'abandi babimenye, kugira ngo nimba mbona muri benshi nyine nze kugenda mbasabire ubwo burenganzira, namwe majye babaha amafaranga ku mufana w'ukwezi rwose. Kuko hari nk'umuntu usanga filime isohoka akagenda agahita yireba, filime isohoka agahita agenda agahita akora like, agahita yarakanze subscribe kera, akandika comment ati number 1 nahageze, ati Alice gutyo atanga igitekerezo akoso. Nyine ubona ko ahora kuri yacu nyine abakora ibintu byiza, kandi uko abikora nabo niko abinjiriza. Ubwo rero kuba bashyiraho umufana w'ukwezi akazajya akurikirana ibintu byose, akaba n'umwambasaderi akajya ahembwa, ni iby'ingenzi. Rero mwamwe muba mugomba kubikorera. Rero ntabwo ari ngombwa kuza ngo urebe filimi y'abantu witeze imbere bataguhemba, nta kantu nyine nawe bakumenyera nk'umuntu w'umufana ukomeye, ahubwo ngomba kubagiramo. Genda sharinga, ubanze ukore niyo subscribe hano, ndetse tunagenda ukande like kuri iyi video, niba ngombwa urebe na video zindi zanjye kugira ngo uzajye usobanukirwa. Ariko icy'ingenzi ni ukuri wita ukora share, haba kuri Facebook yawe, WhatsApp yawe, n'ahandi hose bakaza kumenya yuko aba bantu rwose, cyangwa se hano tugiye kuba gutuma namwe mugira akantu muzajya mufata kuri buri video isohotse hano. Murakoze cyane.